ujye kwivuza ariko sibyo ejo uzajya mu izina rya Yesu site mituweli ejo uzajya kwivuza kugira ngo ubutaha uzaze umeze neza. Haleluya. Reka rero dushime Imana, mfashe n'umwanya kugira ngo nshime Imana nk'umuryango. Ndashimira Imana ibyiza yadukoreye ihabwa icyubahiro. Mbere y'uko nshima natangiye nako ndashima tureze muri ijana na karindwi tuyisoma niturangiza gusoma ndavuga mukeya hanyuma madamu agira icyo avuga ubundi natwe tubarire ku nama nshima Imana kuko amashimwe ni menshi. Zaburi ijana na karindwi guhera ku murongo wa mbere haranditse ngo nimushime Uwiteka kuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo, abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi, akabatarukanya abakura mu bihugu aho izuba rirasira n'aho rirengera, ikasikazi no ku nyanja. Bazerereye mu butayu mu nzira itagira abantu, babona umudugudu wo kubamo. Bicwa n'inzara n'inyota, imitima yabo igisaya, maze bakagira Uwiteka kandi ibyago abakiza imibabaro yabo. Haleluya. Umurongo wa karindwi, abashorera mu nzira igororotse kugira ngo bagere mu mudugudu wo kubamo. Abo bashima Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu, kuko yahagije umutima wifuza n'umutima ushonje yawujuje ibyiza. Haleluya. duhagaze ahantu nk'umuryango dushima Imana kubera ko Imana yaradutabaye iminsi kabiri, ndayishima Imana ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana iwanjye ubwo korona yateraga abanyarwanda n'isi yose muri rusange, twatewe n'ikindi, madamu ararwara, turatakamba Uwiteka arafunga. Haleluya. Rero mufashe gushima Uwiteka, ubu ni muzima rwose, Imana ihabwa icyubahiro. Nashimira Imana byinshi, nanjye ndayishimira. Ejo bundi muri rwa rugendo twagiyemo, mu kugaruka tugeze mu nzira aho umugabo twari twicaranye, umugabo ugiye kubona ngo nararabiranye, iwabo nizakira hariya hakurya, igihe twari twicaranye arangije nakiraho gutya umusaya, mbona nyine ataye ubwenge. Ubwo rero umuntu wari uhuye n'icyo kibazo kandi twicaranye, urumva nahise ntangira ndatabaza ariko ntabaza Imana mu mutima. Mpamagara abashinzwe abantu, baraza, umugabo bamukuramo imyenda, batangira kumushyiraho ibintu bikonjereye kugira ngo ahumeke, yari yabuze ogisijeni. Rero ndashimira Imana yuko Imana yamugaruriye ubuzima. Haleluya. Ngaho mwumva inkuru yari kugaruka mu Rwanda bavuga ngo bajyanye n'umuntu ariko bagarukanye iki? Nta byishimo na bike twari kugira, ariko Imana ishimwe ko yadutabaye, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ndashima Imana kubw'abana bose, ndashima Imana kubw'umwanya mwese, Imana ihabwa icyubahiro. Nanone twatu n'umwanya nshimira itorero, ndashimira pasiteri wacu, Imana n'umugisha, ni umuntu utera abantu kuraje, njyewe yagiye kuraje n'ubu aracyayintera, bigisha ijambo ry'Imana biramfata, Imana n'umugisha. Ndashimira n'umuvandimwe numva neza Alphonse. Haleluya. Kugira Imana umugabo ndamukunda kandi twese dufatanyije kumukunda, na madamu mwigire hirya. Haleluya. Ni ukuri namubonyemo impano itangaje, ni umuntu witanga kandi akitanga n'imbaraga ze zose, Imana imuhe. Ni ukuri yambaye hafi, yambazaga amakuru, nubwo nta munsi bwiraga tutavuganye. Agira urukundo rero, Imana imuhe umugisha. By'umwihariko ku itsinda ayoboye nk'umuhuzabikorwa, Imana imwongera imbaraga. Kandi natwe turahari Abaroni kugira ngo tumufate amaboko, ntabwo uri wenyine. Haleluya. Imana iduhane umugisha. Reka aka kanya noneho nayo madamu
Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ishimwe rya mbere ndashima Imana yuko yatwigaragaje tukaba turi mu nzu yayo. Ni ukuri iyo ntaza kuba umudivantiste nari guhomba byinshi, ariko kuri aya masaha ndanezerewe. Imana ishimwe kubw'umuryango wacu, ntarondora byinshi Imana yadukoreye, ariko kimwe cyo cyantunguye muri uyu mwaka wa 2024 ukuntu nagiriwe icyizere Mwuka w'Imana akemera yuko akoresha abantu bayo mu mubitsi w'itorero. Ariko rero nanone cyantangaje nanone ni uko shitani atabyishimiye. Uyu mwaka nibwo bwa mbere abajura batoboye inzu. Gusa muri cyari kigendere wahise byari byose bari baramenye ko hari umubitsi w'itorero. Kuba rero baratoboye inzu, Imana ikaturindira ubugingo, bari bagambiriye kwica no kwiba, kandi mu byo bari kwiba harimo n'umutungo w'itorero. Ariko Imana ishimwe yuko yadufashije. Twari mu gihe cy'amavuna. Ndashima Imana yuko Papa Merci Imana yamuhaye Mwuka Wera wo kumuhwitura buri gitondo akajya muri nibature mu gihe cy'amavuna. Ubwo rero yari arimo akora urugendo nanjye, kuko n'ubundi nabaga ndi mu rugo, n'ubundi nabaga nkaniwe, twasigaraga dusenga. Kuba rero yarabyutse icyo gihe akabona ko bapfumuye inzu, byari byose na Mwuka Wera yaraje, abamarayika barabatesha kubwo gusenga nibature ya mu gitondo. Ikibazo kiroroha, abajura ahubwo byari byose bagiye bavuga ati hariya hari Imana. Ni ikintu cyo gushimira Imana rero nta kwihererana. Kuba uyu mwaka warashoje umutungo w'itorero utibwe na rubanda, Imana ntakicuza. Ikindi ndashima Imana ko itanga ubwenge. Ni ukuri Imana ibishimye. Kuri ibyo nabivugaho byinshi, ariko nanone ndabashimira nk'abizeye. Imana iha umugisha buri bantu bose. Yewe ntabwo nkunda kugaragaza amarangamutima ngo mvuge ngo runaka runaka. Uwo Imana izajya inshoboza kubw'ibyiza akorera umurimo w'Imana, nzajya musura mu Imana namutegura. Kuko iyo ndebye muri resi hari abantu bankora ku mutima, nabyo mbishimiye Imana. Ni ukuri ko Imana ikomeze twagure mu murimo wayo, kandi icyo mbifuriza twese tuzatahe mu bwami bwo mu ijuru. Imana icyubahiro. Mbere y'uko ntanga mikoro nagira ngo nshimire na bagenzi banjye b'abakuru b'itorero, yaba Ndicunge Jacques Chrysostome, haguruka, Imana iguhe umugisha. Haleluya. Yaba Karengera Kariste, Imana iguhe umugisha Karengera. Andre we ntawe uhari. Haleluya. Aba ni abagabo b'intwari, ni abagabo dufatanya umurimo, ni abagabo dukundana, ni ukuri Imana ibahe umugisha, kandi tumwe gufatanya urunana. Hano rero ndabona abasore bashaka kugira icyo bavuga, reka bavuge nshaka umuntu isogoma. Haleluya, haleluya, haleluya. Natwe turashimira Imana. Ukurikije ibi neza dufite muri aka kanya, byonyine navuga mu munota umwe yuko nshimira Imana kuko kuba dufite ababyeyi beza baduha umurongo mwiza, dufite itorero ryiza, dufite Imana nziza idukunda, dufite Imana nziza ibana natwe mu masomo. Nkanjye muri kino gihembwe natashye inshuro ebyiri kubera uburwayi. Abavandimwe ntabwo babura ibisitaza baba baragiye bahura nabyo, yaba mama ntabwo abuze ibisitaza yaba yarahuye nabyo, yaba papa umubyeyi mu gushakisha abahura n'ibintu byinshi, ariko dushima yuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Haleluya, haleluya. Turashima Imana yuko ifasha ikabana natwe mu murimo wayo. Ku ishuri nanjye ngerageza gukora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye, haba mu kuririmba, mu diyakoni, ndetse no kugerageza kuba ndi na perezida muri famiye runaka. Ndashimira Imana yuko ibana natwe mu murimo wayo, kandi twiteguye gukora umurimo wayo kugeza aho isagarutse. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Isabato nziza. Isabato nziza. Umunezero. Nanjye tuje gushima Imana. Mbere na mbere ndayishimira yuko tumaze umwaka n'amezi 3 turi kumwe n'Imana yonyine n'abavandimwe, ibihererwa icyubahiro. Shima Imana kwacu ndi kuvuga
bibarangira, kubera ko buri gihe tuba twifuza guhora dushima Imana ku bw'ibyiza ihora idukorera. Ubwo rero nifuje gushima Imana, ndayishimira yuko ikintu cya mbere ndayishimira yuko muri uyu mwaka utangira w'igihembwe cy'amashuri, ubwo nari mpangayitse mvuga nti abana barajya ku ishuri bate, naraje nza gusengamo hano ntabwo icyo cyifuzo baransengera, ariko ndashima Imana yuko iki gihembwe ari icya kabiri bagiye kujya ku ishuri, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ntabwo biba byoroshye, ariko Imana ibibamo pe. Ni ukuri iyo wubashye Imana ariko ba hafi, kandi abantu bose, mbese reka ndebe n'abantu banzi ubundi, kandi abantu banzi abajya bagushyira imbere y'Imana nabo ntibazamura ibiganza. Imana ibaha umugisha. Ndashimira Papa Merci, ngashimira abantu badushyira imbere y'Imana, ngashimira Madamu Papa Merci, ngashimira Rachel, ngashimira umugore wa Eliya. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Mbese muri rusange itorero ryose riratuzirikana, Imana ikomeze ibahe umugisha. Ntabwo biba byoroshye, ndashima Imana ko tumaze umwaka n'amezi 3 turya tunywa, ntabwo turaburara ngo nuko umubyeyi wacu yasinziriye. Ndabishimira Imana, Imana mve ko nishimye. Ni ukuri urugo iyo rwuzemo umutwe uba wibaza ngo ese Mana ubu koko biragenda gute, ko yaryaga twajyaga yagiye, ubu ngubu turya gute? Ariko Imana iraza ikahaba koko. Ni umugabo w'abapfakazi, ise w'imfubyi, yarabyivugiye nanjye ndabihamya. Ndashimisha isomo riboneka muri Zaburi 125 umurongo wa mbere. Riravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Niryo shimwe ryanjye rwose. Imana igumye tube hafi mu izina rya Yesu. Njyewe wandika ingeneye ku Rutirida, nkaba nsengera ku itorero rya Masizi mu ntara y'ivugabutumwa ya Kibagabaga. Njyewe ndashima Imana mu mwaka wa 2023, ubwo ahantu bita i Kabuga urenze ahantu bita i Rwanda, bita i Rwanda, twagiyeyo ari ku wa nyuma turimo dusarura ibigori. Nagiye kwa mukuru wanjye kumufasha gusarura ibigori. Ubwo twari turimo dusarura, imvura isa nkaho igwa, n'abari bari hanze bose birunguriramo, bose bajya muri cya gihangari. Mu gihe twari turimo dusarura, tubasharika ibigori hejuru, cya kintu cya gihangari cyose cyaramanutse, cyose kigura abantu, hapfamo abantu 11, hapfamo n'umukecuru acika umutwe. Ariko nshima Imana ko Imana yandinze aho ngaho, ntacyo nabaye, n'abavandimwe banjye nta muntu wigeze ukomera. Ikindi nshimira Imana, ndi umuntu wahoraga buri gihe mfatwa n'ibintu, nkafatwa n'ibintu guhera mu maguru kuza mu mutwe nkikubita hasi, kandi cyane cyane byabaga ku wa nyuma ngiye nko gutangira isabato. Nkashiduka mbona abantu benshi bose bandi imbere barimo n'abari gusenga. Kugenda bishimira Imana ko Imana na bya binyujije itakiza. Ikindi nshimira Imana ubwo nabaga
Kicukiro ahantu bita mu Gakoki. Nakoreraga umumama ariko basengeraga ahantu mu ishyamba. Ubwo umugabo wabo ndamubwira ati ku rusengero twasengeraga ku Karamba, ndamubwira ati dufite amavuna, nshaka yuko uza tukajyana mu mavuna. Yaraje turajyana. Bukeye kuwa mbere w'isabato arambwira ati wandarutse tujyana mu mavuna, none nanjye nshaka ko tujyana mu materaniro. Yewe nagize ngo ni amateraniro yabo asanzwe nk'uko wajya ku rusengero rwa ADEPR cyangwa urusengero nyine rusanzwe. Tuhageze turajyana, tugeze ahantu dusengera nk'uko wajya tugeze ahantu mbona inzu, we nahise mubura, nahise muraga twari turi kumwe. Hasohotse umukecuru utukura usa nk'amaraso, arambwira ati wowe ufite abazimu benshi. Iryo jambo yambwiye. Nashidutse mbona n'ahantu mu kumba gatoya hari abasore batatu bambaye hejuru bambaye udusengeri, hasi bambaye udukabutura. Ikintu bankoreye bamenyesha igitenge, bazana igipapuro barambwira ati andika hano izina ryawe nurangiza usinye. Narabikoze, narasinye, ariko nshima Imana ko yahavuye. Narakubiswe bihagije, barankubise ku buryo nasohotsemo amatwi yacitse ibisebe guhera ku maguru kuza ku mutwe wose yabaye ibisebe. Kuko nasohokaga twakubitaniye ku muryango, ndamubwira ati ahantu niba ari gutya musenga sinzahasubira. Wajyaga kuva hejuru mu mabati kumva bari kuririmba indirimbo zitumvikana, kumva bari kuririmba ibintu bitumvikana. Yarambwiye ati none se wabonye badasenga neza? Navuga ati niba ari kuriya musenga n'iwawe mu rugo simbasubira. Uko natashye nahise ngenda n'ibirenge, nazamutse Kicukiro n'i Nyanza, ndamanuka mu Gakoki n'ibirenge, nibuka kwa mukuru wanjye. Arambaza ati se kutashye n'ibirenge wabaye iki? Ndamubwira ati heza no gusubiraho narindi. Ati se wabaye iki? Narabimubwiye. Arambwira ati guma hano ntabwo uri busubire. Ariko nshimira Imana byose ko yabikoze, nta na kimwe nigeze mbona. Nubwo ibyo ndashaka gushimira Imana mu ndirimbo. Ni iki kigutera kwiheba ukamera udafite Yesu, kandi yarakubambiwe ku musaraba, ukaba ufite agahinda muri Yesu na uyatanga ibaba yashakira kwa Yesu wenyine. Fata akanya wihere usenge umubwire ibyakunaniza, umutima arabonetse mu maraso ya Yesu. Mutabaza aragutabara, muyoboza arakwereka inzira. Ni iki kigutera kwiheba wifitiye Yesu? Inyana zikaburira, indabyo nazakazirimbisha, mbese wamuranye iki mwami w'amahoro? Bituma utagira itama muri Yesu na uyatanga, ahirwa abayashakira kwa Yesu wenyine. Fata akanya wihere usenge umubwire ibyakunaniye, umutima arabonetse mu maraso ya Yesu. Mutabaza aragutabara, muyoboza arakwereka inzira. Ni iki kigutera kwiheba wifitiye Yesu? Arabazi gutabaza bakirukanyira mu bapfumu, abo genda ubagarure bagaruke kwa Yesu. Kuko ari utanga amahoro muri Yesu na uyatanga, ahirwa abayashakira kwa Yesu wenyine. Fata akanya wihere usenge umubwire ibyakunaniye,
ko Imana yaturinze irangirinda uri umubyeyi w'abana babiri b'abahungu, ariko noneho umwe arubatse, ariko ubwo yubatse ubwo twaje kugira ikibazo, naraje bari ku Gisozi, ubwo nyine niho nari mbereye. Ubwo rero Imana yaraturinze, mu gihe mwumvise basenya ku Gisozi bitangira, twe twagize bwira duhita twumva itegeko batubwiye, tuvamo uzana n'abana. Mbese Imana iyoborera uwo mwana umukazana wanjye niwe turi kumwe, undi mwana w'umuhungu ari mu kazi, icyo kibazo yacyumvise ari mu kazi. Ariko noneho ubwo rero akazi yagiyemo na n'ubu ntabwo araza, mbese amaze y'umwaka, ariko n'ubundi twe twamaze undi mwaka, uwo mwaka niwo atangiye agiye mu kazi. Ubu rero ntabwo ahari, ariko ahari naho nari naracitse intege, kuko bo ntabwo tujya tuzana gusenga, ngasigarana abana, umwana nawe ari umwe mu rugo, njyewe ndifuza tugisengera hari ibweramvura, sinabashije kuhagera, narabyifuzaga nkabibura, ariko be nta bedeperi nyine murumva biba binkomereye. Ariko Imana yarakoze kuba narifuje, kuba bambwiye hari umumama uri hano naza nyunganire mbyifuzemo, kuko mba nakererewe, narabanye n'abana b'abana arwaye, ubwo intege zanjye nyine Imana niyo yankoreye umurimo, bari banarwaye, nanjye naraye nsa n'uwicaye, ariko Imana yankoreye umurimo mbasha kugera hano. Aba bavandimwe rero mureba, niho umwana nagiye kumva numva mbese ngo niho yabonye ahantu ho kuba. Aba bavandimwe na papa wacu w'urugo niho twabashije kuba kugeza aya magingo, ndi kumwe n'abana, ndetse tugakubagana cyane. Ariko aba bantu nashimye Imana, abana banjye barakubagana, bagasenya, bagakora ibishobotse, ariko aba bavandimwe bigeze bagira ikibazo batugiraho. Kugeza n'ubu rero ndashimira Imana n'abana babo bari hano, ko twese banakererewe, ariko nagumye kubitegura, maze nk'ukwezi nza hano, ariko ubundi intege zanjye zari zarabaye nke, sinabasha kuhagera, ariko ndashimira Imana ko nageze hano. Bazaga mfite amatsiko, nkababara, ariko nkabura uko ngira. Ubwo murabyumva rero abana, nanjye itegeko si iryanjye, uwo mwana ari mu kazi hanze niba ari, ariko turasenga Imana yagumye no guhuzagurika, agezeho ngo agira n'ikibazo, kubera kumva ibibazo yagize birangije, cyakoze ikibazo yagize yarorohewe, turashima Imana ko agihumeka. N'undi mwana wundi nawe yarigaga, ariko intege zaracitse, twabuze ububasha n'ubushobozi, ariko turashima Imana. None rero uwo mwana nawe muri iyi mwaka turawushoje, dutangiye undi, ariko ndumva nk'abavandimwe nababwira ngo dutegereje kubabona, kuko turumva bakiri amahoro, ariko uko bimeze ndumva twitegura ko baba bari hafi, tukazabona Uwiteka uko yabagejejeyo, ariko azagaruka, kuko yahuye n'ikibazo aza kugira akabazo, ariko yarakize araho kubera umutima yatekerezaga ibyo byose. Nuko rero turashima Imana ko ari amahoro. Ubwo nitwongera nabwo nanjye mbasha kugera aha tukabona baje, nabwo n'ubu mbashimira Imana ko nta kibazo nagize n'abo bana, bararwara bakoroherwa bakagira, ariko n'ubu nabasize barwara, ariko Imana yahoreye ibikomeye, mbona ngeze hano. Ubwo rero nanjye mba nakereranywe ituro nari gutura, baba bavandimwe n'abana bamwe bari hano, ndumva rero magera aha natinze, nzi ko ntabasha no kuhagera, ariko Imana yarakoze kuba narahageze. Ubwo rero mufashe mu buryo bw'amasengesho, nanjye abo bana uko byakabaye ngombwa nabuze uko mbatererana, nkamana nabo gutyo. Ariko mu ntara yacu yari mu Gitarama,
mbese mu ruhango ku itorero ry'igikoma niho ngombwa, ariko abana banjye yubatse ab'i Kigali batura ku Gisozi kuko ahandi yari yaguze naho ntibyakunze, biba ngombwa ko ahari habonye. None ndabashimira, nshimira kugira ngo Imana yangejeje aha, nanjye mumfashe. Ndi umunyantege nke ariko mujye mumfasha. Amasengesho umunsi yaje ntabwo ari itegeko ryanjye, njye sinzi uko bimeze, ariko nimbona baje nzongera mvuge ngo Imana yarakoze kuko igitangaza kandi turamwiteguye. Mugize neza rero, nanjye reka ngerezaho nagira ngo mbabwire. Rimwe barakoze, bambaye hafi cyane, baramfasha, ndabashimira, mumfashe kubashimira. Nanjye rero Imana ubw'imirimo n'ibitangaza byayo. Ntabwo ushize twahagaze hano dushima Imana, yambere ndashima Imana ko irangenze ibyo ubwanjye kuba nabaho kugeza uyu munsi. Uyu munsi nkaba nongeye kuza ndashima Imana ubw'imirimo n'ibitangaza byayo muri dukorera. Ndashima Imana n'umuryango wacu ko twari duhagaze hano dushima Imana. Imana yaratwirinze gukora imirimo n'ibitangaza, ni umutabazi ukomeye kandi n'umukiza wacu. Umuryango wacu rero Imana yadukoreye ibikomeye, turashima Imana. Imana yadukoreye ibikomeye cyane, turashima Imana. Umwaka ushize kugeza uyu munsi kuri iyi tariki twasohoye mu mwaka wa 2025 kubera Imana yarabaye yarwanya intambara zikomeye cyane. Yewe umufasha udabura kuboneka mu byago no mu makuba. Turayishimiye kandi undi umwanzi ararwanya ariko ntabwo ari umuneshi. Ku itariki 29 abana bacu bagiye mu rugendo, bari bagiye ku Kibuye, baragenda bagarutse hari nijoro, bakorera agisida Irengera. Mu nijoro bakoze agisida itangaje cyane, twabonye ubutabazi bw'Imana, tubona gukora kw'Imana. Imodoka moto yabaturutse imbere, imodoka yasuziri itwara amakara ibaturuka inyuma, moto barayikubita, kiriya kimodoka nacyo kiraza kirabakubita, imodoka iratungura kirasimbuka, iragenda igiye kugwa mu mazi, ariko Imana yicisha mu kindi cyerekezo ntiyagwa muri ayo mazi. Imodoka yarashwanyaguritse pe, ku buryo wabona ukabona ko nta muntu wavamo, ariko kubera uburinzi bukomeye bw'Imana ikomeye yarahabaye. Abamarayika bakoze ibikomeye, Satani yari dutere intimba. Uyu munsi tuba dufite umubabaro, ariko umunsi turashima Imana. Abana bavuye bari abantu 4 bavuyemo ntacyo babaye, usibye ko bahungabanye bakumva bavunaguritse, ariko umubiri ni muzima nabo ni bazima. Uyu munsi y'itariki rero turashima Imana yadukoreye ibikomeye kandi Imana ikiturinze. Ni ukuri Uwiteka ni umurinzi wacu, umufasha n'ingabo idukingira, kandi n'Imana idatsinda. Imana yacu yihaye icyubahiro kandi tuzahora twishima iteka ryose. Nuko muri uyu mwaka nanone turakishyira mu bwishingizi bwayo, ndasaba Imana ngo mpe kuba muri Yesu bikwiye. Mwuka w'Imana akabakaba imitima yacu twese ko turi aha turakenye, dukeneye iyo mbaraga. Mwuka wera abane natwe twese kandi tunifuza twese tuzabane umugambi bwo mu ijuru. Ngaho Uwiteka akomeze abane natwe kandi adukomeze mu mwaka utangiye,
tubabesha twese tujye amavugururwa n'ububyutse icyumba mbasomera nanjye nisera mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Mpagaze aha nshima Imana, ntabwo nabona aho mbihera kuko Imana ihabwa icyubahiro. Icyo nshimira Imana ni uko icyo yavuze izagisohoza, kandi muri bimwe yavuze nkaba njyewe ngenda mbibona n'amaso yanjye. Ndabyibuka muri 2020 hari kuwa nyuma ni mu muntu ayimukiye Bugesera, ngezeyo igihe cyo gutangira isabato, njye wari ufite gahunda hari yo gutangira isabato, ndababwira ngo twinjize ibintu vuba nihute ntayo. Icyo gihe tukinjiza ibintu mu nzu, ninjiye mu gikoni, inkongi y'umuriro ituruka inyuma. Ndangije barambwira ngo nince muri uwo muriro ngo nice bazamvuza. Nari ndi mu nzu, ariko umutima wanjye ndavuga ngo Imana yavuze ko niduca mu muriro ntacyo tuzaba, kandi ishoboye byose irandinda, ntabwo ndi gushyira ku wanyu. Icyo gihe umutima wanjye nabaye ukuntu ntashobora kumva, ariko Imana uko yabisezeranye naratabaye mbamo amahoro. Na kizimyamoto zaje kuzimya iwacu barabizi, nari bibabwiye, ariko Imana yarahabaye, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Muri uyu mwaka ushize rero nawo nabuze uko mvuga Imana, kuko narayibonye n'ubu ndayibona, nta muntu wabona uko njye sinabona uko nyivuga, kuko ibintu byinshi mu kwa 9 ku itariki 17 nibwo natekereje uburyo Imana yanga isabato. Njye nari ndi mu kazi, nibwo ndavuga se ntabwo yumva, ati reka da. Ndangije ndavuga nti reka muhamagare, ndamuhamagara ngo Mari, arambwira ngo Carmen. Ni Mari, arambwira ngo Carmen, bimeze gute? Bimeze neza. Arangije arambwira ngo mwana we, ngo urasenga nti unyingingire Bikira Mariya azanture. Ndambwira oya, Bikira Mariya nawe yarapfuye nkuko natwe tuzapfa, ahubwo ngiye kukwingingira Imana. Umukecuru arambwira ngo gire hino. Ndamwegera, kandi nanjye urumva ntabwo nari meze, ariko naramwegereye kandi ababyegereye. Ndamubwira nti Mari ngaho dusenge. Ajya nsenga. Arangije tumaze gusenga arambwira ngo mwana ubu ninshaka nzipfire. Nahise numva mbabaye cyane, n'umukobwa we arababara. Ndangije ndavuga se Mana, ubu ni ikibanzaniye muri ibi bitaro? Ariko icyo nshimira Imana ni uko uwo Mariya ajya gupfa yabumbuye amaso akabwira umukobwa we ngo Denise wanyijije iby'Imana ntimuzamwibagirwe. Ndashima Imana rero ko ibintu byose by'Imana, hari amagambo twize ko urugendo Yesu yagiye akora mu isi rwose rwari rufite impamvu, cyane cyane ubwo yakoze igihe yajyaga kuvoma asanga Umusamariya, rwari rufite impamvu. Natwe Yesu rero dukora urugendo rufite impamvu. Ushobora kunyura mu bibazo ukagira ngo Yesu yakwibagiwe, ariko aba afite impamvu. Mu migambi ye rero ni myinshi. Uwo mukecuru nari naravuze ko nzahagarara imbere y'Imana ngashima. Njyewe nijya gushima Imana, iwacu nibadufungurira niwo muhigo ntegeye Imana, niho nzashima Imana biruseho, nubwo n'ubunyishime kandi nayo irabibona, ariko mu cyugaho nzayishima biruseho. Haleluya. Mureke dusome rero Zaburi Zaburi 117. Iravuga ngo nta mahanga yose mwe nimushimire Uwiteka, nta moko yose mwe nimumuhimbaze, kuko imbabazi atugirira ari nyinshi, kandi umurava w'Uwiteka uhoraho iteka ryose.
Imana yacu rero umurava wayo uhoraho iteka ryose. Hari abahoze bambaza ngo ko batambonaga, ariko nyuma y'icyo gihe naje gukorerwa na operasiyo, ariko ndahiga Imana nimbabarire uko nshoje umwaka nzawutangira indi mu nzu yayo. Nashimye Imana rero ko ejo hari umuvandimwe waje kunsura, ni ubwa mbere nari ngenze ejo, ariko ejo yarangendesheje ankoresha siporo, tugeze mu rugo njya gutangira isabato. Ubwo rero nari navuze ngo ninkandagira mu nzu y'Imana nzayishima. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Aranyihanganira nanjye sinzi ukuntu biza. Iyo ibintu binshimishije ndakumva mbangariza siyambabaza mwumva nziza. Abantu benshi bajya bashima Imana ngo umuntu avuga nk'ibintu amarangamutima aje kumbangariza sibizi, ariko nanjye niko nabonye. Rero nanjye ndashima Imana, ndashima Imana. Nagambiriye inshuro nyinshi kuba nashima Imana, ariko kumva ntabwo bisa neza. Abo bavuga nzashima Imana. Mperuka hano nshima Imana njyaye kandi Imana nari mfite kari kwiyenza, niyo mpamvu ntasohoye. Ndashima Imana, nari mfite ububabare, mfite imvune, ariko ndashima cyane ko Imana yambaye hafi ikoresheje abavandimwe. Ndibuka Mamerisi hamwe na Mifero baje kunsura ahantu hari indi barakubera, baransengera baravuga bati Mana, uyu mubyeyi nabyara uzamuha umwana muzima, turamusengeye. Numva shima Imana ikashyira ku mwanya, nanjye shima Imana mbere Imana uzamuha umwana wo gutuma, nubwo kakiri gato ariko urabona ko gafite ubwenge buzima. Muri iyi minsi urabona ko hasigaye havuka abana badafite ibibazo. Natekerezaga rero ibibazo nari mfite, natekereza mbyaye umwana none ibibazo. Mama Imana uzandubanire nubwo mvunika, ariko uzana umwana wo gutuma. Ndashima Imana ko Imana yahaye umwana nkaba nta kibazo afite. Ikindi nshimira Imana, naje inaha i Kabuye mfite imyaka 19, nahabyariye umwana mukuru mfite n'umusore baramuzi, ubu ageze imyaka 16. Mba hano i Kabuye nabyariye 3, nubwo yenda nagiye ngiramo ibibazo, ariko ndashima Imana ko abana nahabyariye bamaze kuba basore. Nacyo ndashimira Imana. Ndashima Imana rero mu buzima bungoye ntabwo nari nzi ko ariko bizagenda. Nanjye nari nzi ko nzabaho nk'abandi, ariko mbona ibibazo bimbwira ngira umubabaro ukomeye cyane, ariko nakubwira cyane nshima Imana cyane ko ibyo bibazo yabigenzemo n'ubu nkibirimo, ariko uko bisa kose Imana igenda impagararaho, kuko nanjye nabaga nzi ko yandangiye kubaho nk'uko abandi babaho, nkabona ibibazo, nkabona biragenda bihinduka, nkabona bigiye uko ntabitekerezaga, ariko Imana igenda ikoresha abantu bayo, mbona bigenda. Ndashima Imana rero aho bigeze. Nzi neza ko yenda Imana mu bushake bwayo bizagira umurongo runaka, ariko ndashima Imana. Rero ndashimisha Imana. Zaburi ya 28 aravuga ngo Uwiteka ndagutakira igitare cyanjye ntiwice amatwi, kuko wanyihorera nkahinduka nkamanuka njya muri rwa rwobo. Cyariza ugutwi ijwi ryo kwinginga kwanjye uko ngutakiye, uko umanitse amaboko nyerekeje ahera h'urusengero rwawe. Ku wa 6 baravuga ngo Uwiteka himbazwe kuko yumvise ijwi ryo kwinginga kwanjye. Uwiteka niwe imbaraga zanjye, ni ingabo inkingira umutima wanjye ngatabaruka. Nicyo gituma umutima wanjye wishima cyane,
kandi uzamwishima n'indirimbo yanjye. Ndashima Uwiteka rero ubwo ubuzima nabayemo natangiye guhura n'ibibazo kuko nashatse umugabo ntandukana n'umugabo mfite umwana w'imyaka 2 n'amezi 2 kugeza uno munsi kuvuga mpura n'ibibazo kugeza uno munsi nkagira ngo yenda bigize umurongo bikongera bigapfa nkagira ngo yenda ngiye kugira umugenzi ariko Imana nibura uko igenza. Gusa ikintu nashimira Imana ni uko nigeze numva mu mutima wanjye umutima umpatira kujya mu bupagani nubwo nagiye ngwagusa ariko nahozaga numva Imana nyivuyeho numva nabona n'ukundi kuntu mbaho nkajya ngwa nzi imbere y'Imana. Imana rero ni igihugu kigenza abana bayo. Imana ndayishima none umunsi ndashima cyane by'umwihariko mu filime. Ndashima ababyeyi bagiye baba hafi bakamfasha uburyo bwose haba mu gufatika haba no mu masengesho. Ndashima abavandimwe, ndashimira Imana kandi ko n'abana banjye bamaze gukura abana 3 n'abashima Imana ko n'ubundi naho bazagera Imana ituyoboye kandi Sara bakoze twakire n'abandi turahita dusoreza kuri aba ngaba bagiye gushima n'ejo mu gitondo kandi urabizi ko tuzakomeza muzaze mu gitondo abasigaye tuzashima Imana. Mu gitondo abacikanywe mu gitondo mu materaniro tugira iyo gahunda n'ubundi muze dukomeze dushimire Imana yacu. Kandi bashimire kuba mumpaye akanya ugiye gusoza muri hangana mu minota nkaho gatoya ariko gushima byo kugira ngo washima umwanya wawe mutoya. Haleluya, haleluya. Kubera ko ndi bushime nko mu byiciro nka 3 ariko mu buryo bwihuse. Ndagira ngo wenda ishimwe ry'umuryango muri rusange madamu yavuga mu minota mikeya hanyuma nanjye gakomeza igakurikiraho. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Umuryango rero mpagaze nshima Imana ko yabaye natwe umwaka ushize twahuye n'ibyatubabaje byinshi twahuye n'ibibi byinshi ariko Imana yabaye mu ruhande rwacu. Ntabwo tugeze ducika igikuba ngo tubahuze twarwanye ubucece. Ndashima Imana rero numvaga uyu mwaka utasoza ariko nkomeje kwishima ko turi amahoro kandi tukiri mu bwihisho bwayo. Izina ry'Imana ry'icyubahiro. Barakoze barakoze ntabwo gushima igihe turamenyeranye ntabwo nkunda kuvuga ibintu byinshi nshima ariko ngashima mu izina bya bagenzi banjye. Nagira ngo rero uyu mwanya nsabira abakuru b'itorero kuri Kabuye baza hano imbere ku itorero batanu kugira ngo ntabashije kubona wizeye Imana yari iri hano arwaye ntabwo ameze neza ariko Imana iramukiza ariko umudamu we yaza kumuhagararira. Melania yego mpagaze hano imbere yanyu nshima Imana. Buriya kuyobora ntabwo ari ikintu cyoroshye kugira ngo abayobozi bari hano kandi ndakeka ari twese kuko n'utayobora mu gice runaka ayobora umuryango. Ntabwo rero ari ikintu cyoroshye. Nagira ngo rero mu izina ry'umuryango ashimire uburyo twabaye tugafatanya umurimo wo kuyobora itorero mu buryo bwose bushoboka. Imana ibarurisha. Nagira ngo mbatangarize yuko rwose uyu mwaka urangiye harimo n'abo tumaranye imyaka myinshi bari aha ngaha, harimo n'abaje mu mwaka ushize birashoboka. Ntabwo aba bagabo ko babona hano na Eliya ubimubwire
murabizi inama z'itorero cyangwa se inama z'abakuru b'itorero, ibibazo buriya ntabwo byabura kuko satani ni umurwanyi ari gusomeresha. Basanga rero n'abantu bahuza, basanga abantu bumva ibintu kimwe, kandi ibyo birashoboka kuvuga ibintu kimwe, ariko icyo nshimira Imana nk'uko abo bagabo twagendeye ku murongo umwe, kandi ibyiza itorero rya Kabuye ryagezeho mu nguni zose zishoboka no mu byiciro byose ni mwebwe tubikesha. By'umwihariko ndabashimira uburyo mumfasha wabivuzeho, ntabwo kuba umuhuzabikorwa bivuga yuko uri umuntu w'intyoza cyangwa se ufite icyo ushije bagenzi bawe. Indongozi y'itorero ubwaryo bivuga yuko wakunda itorero ringana. Kuba rero tubasha kuyobora umukumbi ungana gutya ntabwo ari ku mbaraga zanjye, ahubwo ni uko dusengera ubuzima. Ndabashimira uburyo mumfasha, nanjye nkayobora ubuzima ameze neza, ibintu byose bikagenda mukabikora, nanjye nyine ngahuza ibikorwa. Gusa ko umuntu ariko byo afite abayobozi beza, nanjye vuba ngo ntacyo akora, ariko ibyo akora ntabwo bimuvuna. Bose narorohewe, kandi Imana ntidushoboza, bakongera bamwe muri twebwe bashobora kutaba twese bakatugirira icyizere, bateranye hano bifuje umurimo mwiza. Kandi nanjye nibishoboka umurimo tugomba kuwukora kugeza igihe tuzahurira muri ubu buzima bwa hano ku isi. Icyizere kirahari yuko tuzakomeza kubigendanamo neza, kandi n'abizera namwe umubwire Imana icyubahiro, namwe twabanye neza. Abayobozi b'ibyiciro Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Warakoze, warakoze. Abo bose bafite impano zitandukanye, buri muntu wese nuko nta mwanya afite umuyobozi, ariko buriya mba afite akantu muziho kandi k'ingenzi kamfasha, nkagenda nkicara hari ibintu bigacamo. Izo somo aragafite, Eliya dufite twinshi, Karengera nawe nuko, buri wese ku mpano ye, nanjye bikanyorohera. Imana ibahe umugisha. Ndashimira n'abayobozi b'ibyiciro mwajya kwicarira, cyane cyane icyiciro cy'ivugabutumwa. Ngira ngo icyiciro cy'ivugabutumwa n'icyiciro cy'inyubako hano i Kabuye, ibyo byiciro ngewe muri iki ko nabipanze, ko nabibonye, nibo bari ku mwanya wawe. Ntabwo ndashimira rero, ku isabato ishize nabashije kubivuga, ntabwo ndi kubitegaho cyane, ariko ivugabutumwa n'icyiciro cy'inyubako mu by'ukuri nabakuriye ingofero, mwarakoze. Kuko igenamigambi bitari byoroshye kurangura, bagerageje kugera nko ku kigero cya 95% y'ibyo bari barateganyije mu mwaka washize. N'ibindi byiciro, icyiciro cya Mifebu cyaduteguriye amavuna, umuyobozi wacyo Imana imuhe umugisha, ariko ibyo bya mbere umuyobozi w'icyiciro cy'ivugabutumwa Leticia ashobora kuba yagiye kuruhuka, arangajwe imbere na Bizimana Jean Marie Vianney, birumvikana uyu mugabo Imana imuhe umugisha. Komeza kandi ubavuge, ni nawe kandi ukuriye icyiciro cy'inyubako. Afite rero impano nyinshi, ni umugabo ukora ufite imbaraga, we nafite nawe wahaguruka, namwe rwose imbaraga mwakoresheje mu mwaka ushoje, Imana izabakubire kabiri, kandi izabaha ibihembo bitandukanye n'ibyo umwana w'umuntu yatanga, bitandukanye na za mpano tujya dutanga. Mu by'ukuri ubona ko ari impano wenda ziciriritse, ariko Imana yo ifite ikibifuza, ifite imigambi iremereye, kandi byose bizabashoboza mu izina rya Yesu. Mwarakoze cyane. N'abandi mwese tujye ku isabato byarahakanye, birakora mu bihe bikomeye, ubutabazi burakora, icyiciro cy'ubusonga, jiya, abana, buri cyiciro umwanya wacyo mwese mwarakoze pe. Imana ibahe namwe mwakwicaye. Bwa gatatu nasoza ndagira ngo korali iby'agakiza bazana imbere. Abaririmbyi muri Salvation Voice baza hano inyuma yanjye, ko muri kugenda n'intege nke mwashoje, mwihangane. Niba ari hano mwese muze nta kibazo. Birumvikana hari n'abakeya badahari, ariko abahari baraserukira abandi. Ishimwe ngiye kuvuga ntabwo ari ibyanjye buriya nabishoboye. Madamu yashimye uburyo Imana yatubanye mu muryango, nanjye nshima abayobozi. Icya gatatu ni ishimwe rya mama umukecuru. Ngira ngo wenda bashyiraho agafoto kugira ngo ntabwo kagaragara, ariko n'uriya mubyeyi uri hagati,
umubyeyi bariya ni abuzukuru bari bahari n'abuzukuruza. uyu mubyeyi afite imyaka irenzeho 101. umwaka ushize twagerageje n'umuryango kumukorera yubile y'imyaka 100. nabigarutseho ariko bibaye ngombwa kuko mu butumwa bwe ndabashimira ko mwabibaye nta muri yahukiyemo kuko bitera amarangamutima menshi abantu bikabuye itsinda twari kumwe Imana yabamugisha. ariko ejo bundi nari ndiyo musibe ejo twari turimo tuganira ndarura agafilime ka kuriya munsi ndamubaza nise hari abantu waba wibuka muri ibi birori byagukorewe uyu munsi. Yamwihangana kuko abo yambwiye niwe ndubabwiye kandi abashimira, ariko muri rusange yarabashimiye akorana kuko aravuga ati ba bana bategaga amaboko baririmba ati uzababwire icyo yambwiraga kukivuga nyuma. ariko abantu yambwiye yuko ari 3 yambwiye ati hari umusore wandiririmbye uwo ni are rwose nk'uko mukecuru azikana ko wamwiririmbye kandi indirimbo nziza. yego ati yarongera avuga ati n'umudamu ati wabyinaga yikoreye agaseke ateze amaboko kugira ngo nabonye ari Letitia ni impano nako yavuze ngo yari yikoreye akantu nuwone Letitia yarongera ati hari n'undi musaza nabonye nawe abyina ati ufite imvi nk'izanjye ntekereza ko ari bucyana. urumva ubwo rero bucyana ndakeka nawe adahari, ariko nawe yaramushimiye yambwiye amagambo 3 y'ingenzi akunda gukoresha. avuga ati abo bana banjye ijambo ryawe baravuga ngo akunda kubivuga sinzi impamvu niba muri mwe hakanyambuka kuba barimo bakibyara harimo n'abadahari bivuze ko bagira ati abarimo ati nabonye harimo abadamu ati bazabyara iburyo n'ibumoso. ubwo rero ubwo butumwa ngira ngo barimo muzabageze. cya kabiri ngo Imana izabahe kuramba ngo nibishoboka muzarenze imyaka afite. icya gatatu naje kuganira n'amaze se hari ikintu wabibuka muri Bibiliya wenda wabifuriza. ambwira isomo yari ati rya somo tuvuga ngo nari umusaza nari umusore none gashaje, kugira ngo hari muri Bibiliya iboneka muri Zaburi bifite hafi ya soma cyangwa 37 umurongo 25 gashi arebe muhasomere abo bavandimwe. ubwo rero akaba ari ishimwe rya mukecuru kandi abikuye ku mutima arabazirikana ashikana n'itsinda twari kuri icyo gihe Imana yabamugisha. kandi afite akanya hari indirimbo baririmbye ariko igice nayo yayibwiyeho nkunda kugira izina ryayo biravuga ngo turi mu rugendo. iyo Zaburi iravuga ngo nari umusore none ndashaje ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe gusabiriza ibyo kurya. Zaburi ya 27:25 agira ubuntu umunsi ukira akaguriza abandi urubyaro rwe rukabona umugisha. ngo agira ubuntu bwinshi kandi akaguriza abandi urubyaro rukaza gutera. namwe Imana izabagenzere bityo mu izina rya Yesu. ubwo rero iyo ndirimbo Karisiti niwe isabye uburenganzira niba wayiririmba byaba ari byiza. turi mu rugendo bikore gutya bihite bigenda kuri gahunda. mwakoze muri mwitegura niba mucuranga ntabwo mbizi niba mubwira gutyo. iyo ndirimbo nimumara kuyiririmba haraza kuboneka abantu 3 basengera ibyifuzo muri rusange. reka mfate hafi hano next Tuzahora tuvuga iyo neza iteka
Tuzahora